numvise kandi nabonyemo ba Murigande, ba Musenyeri Mbanda, ba Kardinali Kambanda n'ibindi bikomerezwa ntiriwe ndondora. Numvise akabava mu kanwa basingizaga Kagame na FPR. Ariko iriya mana bashimiraga ko atari imana y'u Rwanda, ntiba imana ya Isirayeli. Iriya mana ishimishwa n'amaraso y'abanyarwanda. Iriya mana ni bwoko ki? Iriya mana ni Iyahehe. Aho kwambara amagunira ngo bicuze amahano bakoreye abanyarwanda, barambara imishanana na za karavate bakazamuka kwivuga imyato. Imyato y'amahano yagombye kubatera isoni, mu bwishongore n'ubwibone butera iseseme imana nyakuri. Amaraso y'abana b'abanyarwanda arameneka hirya no hino mu gihugu no hanze yarwo. Induru n'imiborogo biraturuka muri za safe house na za transit center. None ngo bagiye gushimira imana ibyo byiza yabahaye. None bihumbi by'abanyarwanda mwari mubari imbere mubakomera mu mashyi, muzumva ryari ko atari iyobokamana babigisha, ko ahubwo ari igipindi babatera cyo kubasinziriza kugira ngo babacuze ibyanyu musinziriye, umugono ari wose mukawitiranya n'ibisingizo by'Imana. Bariya ba Kardinali Kambanda, ba Murigande n'abandi ntabwo ari imana bashimiraga, ni ikigirwamana. Ikigirwamana ariko gikunda kumena amaraso. Ariko kandi mu Rwanda no hanze yarwo hari abanyarwanda benshi, abahutu n'abatutsi, cyane cyane abahoze mu Rwanda banze kunamira abayari. Nitumara kubohora no kugaruza gakondo yacu, tuzabigisha imana nyakuri, imana y'ukuri n'ubutabera, imana itavangura imfubyi n'abapfakazi. Tuzabigisha imana nyayo mu magambo no mu bikorwa. Bariya bemeye gupfukamira abayari nabo tuzabohoza tubereka imana nyakuri. Ahubwo bazi ubwenge badusabira bakanadufasha kubohoza gakondo, kubera ko kubohoza gakondo y'abanyarwanda nibyo bizaviramo umukiro, naho ubundi bazabura isi babure n'ijuru.